Yesu ashimwe, amahoro y'Imana abane namwe. Ni Mutagoma Gode, umushumba mu itorero rya New Jerusalem Church. Tubashimiye gukurikirana ijambo ry'Imana mugira. Imana ikomeze ibane namwe. Muri aka kanya ndifuza ko tuganira hejuru y'umurimo w'ubutambyi, hejuru y'umurimo w'ubuvugabutumwa, hejuru y'umurimo duhamagarirwa. Ijambo ry'Imana muri Petero rimbwira ko turi abami ndetse n'abatambyi b'ubwami bw'Imana. Wowe unkurikiye, wowe wakijijwe, hari ibyo usabwa, hari imbaraga ugomba gushyiramo, hari responsibility zawe ufite ugomba gukora, cyangwa se inshingano ugomba kuzuza muri make. Rero reka dufatanye dusangire kino cyanditswe kiri muri Malaki igice cya 5. Aravuga ngo isezerano, igice ni Malaki igice cya 2 umurongo wa 5. Aravuga ngo isezerano nasezeranye nawe ryari ubugingo n'amahoro, nabimuhereye kugira ngo anyubahe, maze aranyubaha ahindishwa umushyitsi n'izina ryanjye. Itegeko ry'ukuri ryabaga mu kanwa ke, kandi mu minwa ye nta gukiranirwa kwahumvikanaga. Yagendanaga nanjye mu mahoro no mu byo gukiranuka, yahinduriraga benshi bakareka ibyaha, kuko akanwa k'umutambyi gakwiriye guhamya iby'ubwenge, kandi abantu bakwiriye kuba ari we bashakiraho amategeko, kuko ari we ntumwa y'Uwiteka Nyiringabo. Haleluya. Imana yashyize abantu batandukanye mu itorero, cyangwa se ingingo za Kristo zikora umurimo utandukanye. Ingingo za Kristo zikora umurimo utandukanye. Ihamagara abavugabutumwa, ihamagara abahanuzi, ihamagara abigisha, ihamagara abantu batandukanye bakora imirimo itandukanye, ariko yose urebye ni imirimo y'ubutambyi, kubera ko ijambo ry'Imana rirambwira neza ngo Kristo amaze kwiyunga natwe yaduhaye umurimo wo kumwunga n'abandi. Ni ukuvuga ngo umurimo buri gihe wo kunga abantu n'Imana ni umurimo w'ubutambyi, umurimo utuma uhagarara ukavuga ngo njyewe ubwo namaze kwiyunga na Kristo, reka ngerageze kumuzanira n'abandi biyunge nawe. Ni umurimo wo guhagararira Kristo. Ubu turi intumwa mu cyimbo cya Kristo. Iyo wamenye Kristo ubu uri intumwa mu cyimbo cye. Ndashaka kuvugana rero n'abantu mwese mwakijijwe, cyane cyane abantu mwese mwakijijwe, abantu mwese mwamenye Kristo, muhamagarirwa uwo murimo w'ubutambyi, muhamagarirwa umurimo mwiza w'ubutambyi. Niyo mpamvu saba kugira ngo tuganire hejuru y'iri jambo riri muri Malaki ibice 2 guhera ku murongo wa 5. Aravuga ngo isezerano nasezeranye nawe ryari ubugingo n'amahoro. Haleluya. Umutambyi mwiza wese akwiriye kuba afite nawe ubugingo, akwiriye kuba afite ubugingo. Ikindi akwiriye kuba afite amahoro mu mutima. Ibyo ni ibintu bikwiriye kuranga umutambyi wari wese. Ntabwo ukwiriye kwifuriza abandi ko bazajya mu ijuru, wowe ngo ntuzaregemo. Ntabwo ukwiriye kubwiriza abandi bareka ibyaha, wowe ngo ubigumemo. Ugomba kugira ubugingo, niryo isezerano ry'ubugingo. Mwene data, ufite isezerano ry'ubugingo, ugomba kurihagararaho ukarihamya. Haleluya. Imana yadusezeranyije ubugingo buhoraho. Imana yadusezeranyije ubugingo buhoraho. Nicyo kintu umuntu wese uri mu isi, cyangwa umuntu wese wamenye Kristo akwiriye guhagarara agahamya ko azabubona ubwo bugingo buhoraho. Haleluya. Ubugingo buhoraho rero ni ikintu cy'ingenzi mu buzima bw'umuntu. Iyo utagitekereje, iyo udakoze nk'umuntu ushaka kuzabona ubugingo buhoraho, ushobora kubwiriza ariko ntuhinduke. Ushobora gukora imirimo yose myiza y'ubutambyi ariko wowe utahindutse. Kandi hari ibintu byinshi twagiye tubona muri Bibiliya. Abahungu ba Eli, nasomye inkuru zabo zirantangaza cyane. Bari bafite isezerano ry'ubutambyi ariko bakabivanga. Abantu ngo bagasambanira mu nzu y'Imana, bagasambanira ku marembo, bagakora ibyangwa mu maso y'Imana. Uyu munsi ufite umurimo w'ubutambyi nawe urimo gukora. Ufite umuntu umwe wakurebeyeho. Buriya turi inzandiko zisomwa n'abantu bose. Ufite umuntu wakurebeyeho arakizwa. Ngewe narebeye ku basore muri segonderi bari abarokore. Abo nibo narebeyeho. Uyu munsi wa none
bafite inshingano zo gukomeza gufata ya shusho nziza, bagatuma umurimo w'Imana bakoze muri jyewe udatukwa. Tuvuge nanjye hari abandi wenda bandeberaho, cyangwa nawe hari abandi bakureberaho, cyangwa nawe ureberaho. Uwo ni umurimo w'ubutambyi. Umurimo w'ubutambyi ni bridge, cyangwa se ni ikiraro hagati y'umuntu wamenye Imana mbere n'utarayimenya. Hari abantu benshi rero batureberaho nk'abatambyi, ariko rero iyo tudafite inyota y'ubugingo, n'abantu bandi batureberaho ntabwo bagira inyota y'ubugingo. Mwene data, ukwiriye kugira inyota y'ubugingo buhoraho, kubera ko nicyo kintu cyonyine mu isi gifatika. Reka mbyite gutyo, kubera ko ibindi mu isi ushobora gusa n'ubibuze, kandi birabura. Hari n'igihe bibura rwose. Hari igihe prosperity igaragariza n'amaso y'abantu ishobora kubura. Bijya bibaho. Ntago abakene bashira mu isi, ntago abarwayi bashira mu isi, ntago impanuka zishira, ntago hari ibintu byinshi biba mu isi bitandukanye bidasaba ngo baguhanurire. Oya, bidasaba ngo baguhanuriye cyangwa ntibaguhanuriye. Twabonye abahanuzi bapfa, twabonye abahanuzi barwara, twabonye abahanuzi bagira ibibazo nabo ubwabo. Rero ikintu cyizewe mu isi ni ukumenya ngo muri iyi si imibabaro yacu Kristo ari kumwe natwe, ariko cyane cyane yadusezeranyije ubugingo buhoraho. Isezerano rero Imana isezerana n'abakozi bayo, isezerano Imana isezerana n'abantu bose bakijijwe, isezerano Imana isezerana abantu bose bakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ni ubugingo buhoraho. Iryo ni isezerano ry'imbaraga dukwiriye gufata. Ni isezerano rita kujya muri Amerika, ni isezerano rita kubona imodoka, ni isezerano rita kubona umugabo cyangwa umugore, ni isezerano rita kubona umwana. Ubugingo buhoraho mwene data ku buzima bwawe ni ikintu cy'ingenzi. Rero duhamagarirwa umurimo w'ubutambyi, duhamagarirwa umurimo wo kuba abami n'abatambyi bo mu bwami bwa Kristo. Isezerano rero Imana isezerana n'umutambyi cyangwa se n'umuntu wese uyemeye, icyambere n'ubugingo buhoraho. Haleluya. Isezerano rya kabiri ni amahoro. Amen. Ni ukuvuga ngo ubuzima bw'umukristo cyangwa umuntu wese wamenye Imana bugomba kurangwa n'amahoro. Hari uwaririmbye baravuga ngo nawe nibakubaza ngo ese kuki ufite ibyishimo, ngo uzababwire ngo ni Yesu wangiriye neza. Haleluya. Amahoro ni ikimenyetso simusiga cyo kubana n'Imana. Amahoro ni ikimenyetso kigufasha kugaragaza Kristo muri wowe, kuko abarwayi babiri bazaba barwaye, ariko umwe azarwarana amahoro, undi arwarane guhangayika gukomeye. Abantu babiri baturanye bazaba umwe afite amahoro, undi atayafite. Abantu babiri bari mu ntambara hagati, umwe azaba afite amahoro, undi atayafite. Kubera ko amahoro tuvuga azanwa n'Imana, si amahoro azanwa n'uko umuntu afite amafaranga, si amahoro azanwa n'uko umuntu atarwaye. Ayo ni amahoro azanwa n'uko wamenye Kristo, ukamenya ngo ubuzima ndiho bwa none Yesu arabuzi, kandi nyuma yo kubumenya hari n'ikintu azahindura mu buzima bwanjye. Ni ukuvuga ngo ubuzima bwo kuba agakiza kakuzanira ibyiringiro byo kuzabona ubugingo buhoraho, cyangwa se no kubugenderamo uyu munsi, kubera ko wamenye Kristo atangira kugendera muri ubwo bugingo buhoraho. Ndetse icya kabiri agatangira no kugendera mu mahoro. Haleluya. Amahoro ni ikintu cy'ingenzi cyane utakwiriye gutakaza, kandi umuntu wese ayo mahoro Kristo atanga ngo nta muntu ushobora kuyakwaka. Haleluya. Nta muntu uzayakwaka niba koko warakiriye Kristo neza. Ayo mahoro rero ni ikimenyetso ku bandi cyo kubana n'Imana. Bituma ubuzima bw'ubutambyi ubayemo, cyangwa se ubuzima bwo kwemera Imana ubayemo, ubuzima bwo kwemera guhagarara ukemereka abandi inzira nziza, ni ubuzima iyo udafite amahoro n'abandi baravuga ngo nta kintu twaza kukuvomaho kuko nta mahoro ufite. Ukwiye kugira amahoro rero. Amahoro agaragare mu buzima bwawe bwa buri munsi, amahoro agaragare mu rugo rwawe, amahoro ari ikimenyetso kigaragaza, amahoro agaragare mu gihe utegereje isezerano. Haleluya. Umuntu uhangayitse atitegereje isezerano, ntabwo isezerano rimugeraho ameze neza. Iyo umuntu adafite amahoro mu gihe ategereje isezerano, ntabwo rwose umuntu aba yarakiriye Kristo ngo abe ari muri we, kuko Kristo muri twebwe aduhesha amahoro. Ijambo ry'Imana riravuga rero ngo nabimuhereye kugira ngo anyubahe. Haleluya. Ikintu cya gatatu, iyo umuntu afite ubugingo buhoraho, ikindi akaba afite amahoro mu mutima, mu bintu bya mbere agomba gukora no kugaragaza mbere yo kubahisha Imana mu bandi bantu, wowe urabanza ukayubaha. Mbere yo kuyivuga ko abantu bayubaha, wowe banza uyubahe. Banza uyubahe niba uri umushumba, banza uyubahe niba uvuga ko ukorera Imana. Buriya abantu baribeshya, ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana izabayo mu buhe buryo?
ijambo ry'Imana muri Timoteyo riravuga ngo Uwiteka azabe. Haleluya. Urufatiro rw'Imana ruracyahagaze ngo kandi rwanditseho ngo Uwiteka azabe. Ariko hepfo baravuga ngo nuko umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Kubaha Imana nicyo Imana iduhera amahoro, nicyo Imana iduhera ubugingo. Ntago Kristo yaje hano mu isi kugira ngo tubeho twidegembya gusa, ahubwo yaraje kugira ngo yongere agarure kubaha Imana mu mitima yacu. Haleluya. Agarure kubaha Imana mu mitima yacu. Amahoro ufite n'ubugingo buhoraho ufite bituma wubaha Imana. Ariko iyo umuntu ntago ushobora kubaha Imana, nta mahoro, ntago ushobora kubaha Imana, nta bugingo buhoraho. Ni ukuvuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha muri make. Iyo umunyabyaha kubaha Imana rero ni rezilita z'ibintu byinshi ariko birimo kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza, birimo kwakira isezerano ry'ubugingo, hanyuma ugahabwa amahoro, nyuma yaho ukarushaho kwizera Imana, ukarushaho kuyubaha. Kuko Imana iduhera ibyo ngibyo ni ukugira ngo tuyubahe. Haleluya. Iyo rero hanyuma ngo ibyo ngibyo amaze kubimuha, yavugaga hano bavuga umuryango wa Lewi, ibyo ngibyo ngo